Abarwanyi ba Hezbollah bashinze uruhererekane rukomeye cyane rw'ubuyobozi bwabo kuva hejuru kugera hasi mu buryo bwihutisha cyane amabwiriza yabo. Niyo ngo baba ari babiri bonyine haboneka ako kanya umuyobozi utanga gahunda idacibwa ku ruhande bakurikiza. Nabo kandi bacukuye amayira maremare cyane munsi y'ubutaka ku buryo muri Libani n'ahandi hose abafite ibirindiro bidasaba ko banyura mu mihanda yo hejuru y'ubutaka cyangwa mu kirere. Kimwe rero na Hamas muri Gaza nabo ubuzima ngo bukomezanya n'ibikorwa byabo bya gisirikare munsi y'ubutaka, naho ibisasu bya misile babifite ari byinshi cyane mu myanya ya mbere ku isi, n'ibihugu bike gusa byaba bitunze bingana n'ibyabo. Byose rero ngo byatumye ibitero bya Israheli bigambiriye gusenya burundu ububiko bwabyo muri Libani. Uko byakorwa kose nta cyababuza n'ubundi gukomeza kurasa muri Israheli, ahubwo n'ubukana budasanzwe noneho bihorera kuri ibyo bitero. Ubu ni nabwo bashumikisha bya misile byabo Israheli no ku kigero bisa naho batari barigeze banashaka kubishyiraho mbere yo kubasangisha indege z'intambara muri Libani. Buriya abantu batangiye kwambara kuva mu myaka ibarirwa mu 120 yose ishize. Gahunda yari guhangana n'ikirere cy'imvura, uruzuba, imiyaga n'amasimbi. N'ubundi ibyo biracyari mu ntego zo kwambara, ariko ubu noneho tukarenzaho kuremba no kuberwa nyabyo. Muri sport, mu bukwe, ujya gusenga, witabira inama, uri mu rugo n'ahandi, igihe cyose hari imyambaro yabugenewe. Gusire mu karero no kujyana n'igihe mu myambarire bigasaba mode na style. Golden fashion turahari ngo tubigufashemo. Ugura cyangwa urangura imyenda n'inkweto mu moko yose abaho, wowe utugane ibindi ubiduharire. Dukorera mu nyubako ya T2000 iruhande rwa 2000 Hotel. Waduhamagara kuri 0788 253 no kuri izo nimero zindi ubona kuri screen yawe. Naho ibitero by'ikoranabuhanga nk'ibyo Israheli herukana none kubakoraho hagambiriwe kwicira rimwe benshi cyane bashoboka mu buyobozi bukuru bwabo, hasandazwa za Biper n'ibyombo byabo, nabyo bigaragara ko ntacyo byahungabanijeho gikomeye ubuyobozi bwabo, mu gihe Israheli ngo yabikoze yebwira ko nibirangira bagatangiza ibitero by'indege bibahiga muri Libani harimburwa n'ububiko bunini bw'ibisasu byabo. Ubwabyo ngo ari ibintu byatuma noneho bahuzagurika bikomeye mu kwakira amategeko, ntibabashe gutumatumanaho kubera gutinya cyane ko ibikoresho byose bakoraho mwihererekanya amakuru byabasandarana. Nyamara ntabwo ariko byagenze. Mu ntangiriro z'icyumweru gishize Israheli yeshe bwana Ibrahim Akil wabarizwaga mu buyobozi bukuru bwa Hezbollah, ari nawe washenze ishami ry'abakomando kabuhariwe babo Radwan Force. Kuri uyu wa kabiri nanone bahitana Ibrahim Kubaisi warushinzwe gukusanya intwaro za Hezbollah zirimo n'ingano nini cyane y'izo misile na za rokete. Ku itariki ya mbere mu kwezi gushize nibwo umuyobozi mukuru wa Hamas Said Hassan Nasrallah nawe yagaragaye avuga ko kwica uwari we wese muri bo nta gihe na kimwe bizigera biteza ikibazo cyihariye mu buyobozi bwabo, kuko ngo uwari we wese yahita asimburwa byako kanya niyo yaba we ubwe. Nasrallah ati kwicwa ahubwo ni imwe mu nzira z'iherezo ry'urugamba rwa buri wese mu ntambara twiyemeje kuzageza ku ntsinzi yacu ya burundu. Birababaza cyane rwose iyo bibaye, ariko kandi nta n'agace na gato gusa twatuma bigira ku mpamvu ngari cyane ituma abatwica nabo bahora baduhiga ngo batumare. Igikuru ni uko igihe cyose Hezbollah izahamana ubuyobozi bwayo bwuzuye muri buri mwanya wabwo, igahorana kandi n'abarwanyi benshi bahagije ndetse n'intwaro zihemerera guhangana n'abanzi bacu abari bo bose. Ibindi byo nenzira duhora buri gihe twiteguye ko buri wese muri twebwe asoreza mu rugamba rwe mu cyubahiro cyose n'ubutwari bw'abarwanyi turi bo. Ibyo avuga byanasubiwemo n'umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Khamenei, ati kuba hari uwahigwa uwari we wese bikarangira aneshwe muri Hezbollah, ibyo ntacyo bishobora kuzagezaho Israheli na kimwe cyonyine rwose. Bakabaye baranabimenyeye nibura mu ntambara na Hamas, niba ntabyo bari basanzwe bazi. Nibwo buryo bubi rwose bahitamo kwitabaza, ariko nta kindi nabyo bishingiyeho kitari ubugome, ubuyobe n'urwango ruraho gusa bagirira abantu ku giti cyabo, bakagambirira kubamara babica aho kuganira nabo ngo n'ibibazo bafitanye nibura bikemurwe, batitabaje kuvogera ibihugu byacu bamena amaraso igihe cyose. Niba Hamas ari ikibazo rero, Hezbollah nayo ikaba ikindi kuri bo. Ibyo bazabihamana, ntacyo kwica bamwe mu bitero byihariye babagabaho bizigera bibamarira rwose. Yego byo ni ibintu bibabaza cyane rwose Hezbollah, ntabwo tuvuga ko ari ubusa. Buri wese ashavuzwe igihe cyose no kubona umuvandimwe n'inshuti yicwa. Hari abagabo benshi bari intwari bikomeye n'abizerwa bagaciro kihariye Hezbollah dukunde maze gutakaza. Ni igihombo gikomeye cyane, ariko kitagira nanone aho gihurizwa n'irangira cyangwa gutsindwa kwayo Israheli n'inshuti zayo baba bagambiriye. Birahari ro aba barwanyi ba Hezbollah ahubwo isura nyayo y'urugamba barimo ndetse n'impamvu koko yo kurubarizwamo kugeza ku iherezo, kuko iruhande rwabo baturanye n'umwanzi mukuru wacu twese ugambiriye kwasama gusa no kutumira bunguri tugashira.
ibyo nta kindi cyabivamo, ariko nanone ndagira ngo bishimangirire Israheli kitari ukurwana na ahubwo ubutwari bwose n'ubwitange butagabanije bwo kubahangara no kubasenya ari bo. Uko ubuyobozi bwa Hezbollah buteye rero, imbaraga n'umubare w'abarwanyi bayo birenze kure cyane nabyo amagambo ari aho gusa cyangwa igihombo cyo kwicwa kwa bamwe muri bo. Tujya tubona bishima bakoresha n'iminsi mikuru bigamba kwica abo bica igihe cyose bamwe muri twe nk'aho bo bazabaho iteka, Allah abababarire. Ariko nanone imbyino y'urupfu n'amaraso badukururiramo mu njyana itari yacu yo bazayihagarika ryari ko imitwe yose y'abarwanyi bakoraho ibyo bitero bica bamwe muri bo yabayeho igihe cyose nabo bariho babibona? Bigeze babasha kuyisenya se? Oya, irahari, izanagumaho ku bushake bwa Allah. No kwica bamwe mu bayobozi bakuru bamenye ko mu myitwarire n'imyemerere yacu ikibivamo nta kindi kitari jihad. N'ibyo Israheli ikomeje kurema muri ubwo buyobe bwabo. Hezbollah ni byinshi cyane yagezeho mu nsenzi tutarondora kuviriho, no mu bihumbi 2006 yabashije gutsinda aba bagome b'abanya-Israheli. Rero impuhwe n'ubushake bw'Imana bizanabageza ku nsinzi ya nyuma. Mu gitero Israheli heruka gukora cy'ikoranabuhanga basandaza ibikoresho by'itumanaho bya Hezbollah, icyo nacyo cyabaye injyana muntu kurusha nuko benshi babanje kubyibwira. Pagers n'ibyombo bakoreshaga byaturikijwe n'abanya-Israheli byakomerekeje bikomeye abasaga 1500, bamwe barahuma, abandi bacika ibice by'umubiri ku buryo batagishobora kubarizwa mu gisirikare cyabo byo kuba bakwerekezwa ku rugamba n'imirwano. Ariko wabona none ntabwo batuma Hezbollah idakomeza kurwana muri rusange. Ni bake cyane ugereranije n'abarenga 100,000 bose byemezwa ko bayigize nk'abarwanyi. Kuva mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize, Hezbollah mwihangana rikomeye ryashyizwe hejuru cyane, noneho na Israheli bakeneye kwakira abandi barwanyi bashya, barabashaka baraboneka. Bisaba ko na bamwe muri bo bari baroherejwe mu mahanga nko muri Syria bahamagazwa, bose berekezwa mu gice cy'amajyepfo ya Libani yabo ku mupaka na Israheli. Hezbollah kandi yahise yihutira gusana imirongo yose y'itumanaho yagiye yangizwa na Israheli mu bitero baherukamo. Byose babikoze mu ijoro rimwe gusa birarangira ahagabwa ibitero hose, kandi ngo bagiye bahimba n'andi mayeri ku buryo banakoresha noneho telefoni z'abandi baturage basanzwe bahorana nabo. Batagira na dosiye n'imwe mu nzego z'umutekano muri Libani, ku buryo buri muyobozi wo ku rwego rwo hejuru wese muri Hezbollah ahorana na nyiri iyo telefoni, bikamera nk'aho ari abaturage basanzwe biganirira, ariko ari bamwe mu bayobozi bakuru ba Hezbollah baganirira kuri izo telefoni. Kandi ngo bagiye bashakisha n'ibindi bikoresho bitabaza mu ihererekanyamakuru bashyira hasi amapagers n'ibyombo byahitanye abatari bake muri bo, ariko amabwiriza yakomeza gutanga uko bisanzwe bakomeza n'intambara na Israheli. Nta hungabana rikomeye ribayeho nk'uko Israheli ngo ishobora kuba yarabyibwiraga. Inzobere nyinshi mu by'intambara no kurinda umutekano nka Andreas Craig muri King's College y'Abongereza ati mu bihe byose turabizi Israheli yabarijwe mu ntambara, ariko Hezbollah n'umwe mu banzi bahambaye cyane bagize bahurira nabo mu rugamba rumwe. Aba n'abarwanye bafite nabo amayeri menshi cyane n'ikoranabuhanga rihanitse ryongeraho intwaro zikomeye barundanije iruhande rwabo, ariko nanone igisumba byose bafite n'ubudaheranwa igihe cyose bagaragaza. Israheli kugeza n'ubu ntirabasha kubona icyabashegesha nyabyo ngo bacike intege, ahubwo ingufu zabo zakomeje kuzamuka zitumbagira cyane. Hezbollah ni igisirikare gihambaye ku buryo isumbye imbaraga igisirikare cya leta z'ibihugu byinshi cyane mu isi, wabirebera muri tekinike z'intambara barwanana cyangwa ahubwo no mu mikoro n'intwaro. Hezbollah imeze nk'umupira wo gukina uhaze neza, wakwibwira ko kuwudonda hasi wenda byawumanyura, nyamara uhita widonda ahubwo utaruka usubira hejuru cyane kurushaho. Mu majwi ayunguruye cyane, nta makarazana mba cyangwa urusaku rwari rwo rwose. Headphones na earbuds original wakumvisha ikiganiro nk'iki ndetse n'indirimbo nziza ukunda, byo zigurira bikoroheye cyane kuri y3.ndiyo.com urangire n'abandi. Nanjye ndabizi uko zikora, uzagaruke kunshimira nyuma. Hezbollah imaze imyaka myinshi itondereye ibihumbi byinshi bya misile muri Libani, kandi nabwo ntiyigeze isiba na rimwe kubirasa kuri Israheli mu giteye nko kugambirira guhora mu mirwano nayo, ariko birinda cyane nanone kwambuka umupaka no gutangiza intambara yeruye nabo. Nyinshi muri izo misile za Hezbollah ni Iran izibaha, izo nta kabuza nabwo zigomba kubarizwamo rero iz'ubukana buhambaye cyane. Iran nayo iri mu bazi imbere mu kuzikora ku bwinshi, ku buryo igihugu nk'Uburusiya ubwacyo kizirwanisha bagahora banakeneye kugira n'ubucuti n'ubufatanye na Iran ngo izibagezeho. Hezbollah nayo ibarizwa mu cyeswe itsinda ryo kwirwanaho no kwihagararaho mwihangana rikomeye cyane na Israheli n'uburengerazuba bwese mu gice babarizwamo cy'uburasirazuba bwo hagati. Ndetse Hezbollah ni nayo y'ubukana buhambaye kurusha abandi barwanyi bose baterwa inkunga na Iran mu burasirazuba bwo hagati. Naho nanone byose birebewe hamwe, intwaro zikomeye zibarizwa mu barwanyi ba Hezbollah zifite inkomoko mu Burusiya, muri Iran nyine no mu Bushinwa.
Muri ibyo byose rero nta cyatumye n'ubundi Hezbollah idakomeza ibikorwa byayo mu bukana bunakomeye cyane ahubwo kuri Israheli kurusha nuko byari bisanzwe mbere yo gutangira kuyigabaho ibitero muri Libani. Niba imisile byayo byinshi cyane bisuka ubu ngubu hirya no hino muri Israheli, ntabwo bikiri mu gice cyayo cy'amajyaruguru gusa hafi ya Libani. Umujyi wa Tel Aviv nawo bawugejejemo ibitero byabo nubwo barizwa mu birometero 100 uvuye ku mupaka na Libani, aho babyerekezaga ku ishami ry'ikigo cy'ubutasi bwa Israheli kihabarizwa. Kandi bimwe muri ibyo bisasu byarahageze binahangiza byinshi batabashije kubisenyera mu kirere. Misile zidahusha zirasirwa mu ntera ishobora kugera mu birometero 300 za Fateh 110 zo muri Iran, nizo Hezbollah ejo yarashe kuri Tel Aviv muri Israheli. Mbere yo gukomeza n'iki kiganiro mbanze nkwibutse kubo wegerera neza ku masoko yose yaho inganda z'ibyo ukeneye bibarizwa, ibicuruzwa kimwe n'ibindi bikoresho ukenera urabyihahira ubwawe unyuze ku rubuga ndiyo.com, kuva ku mashini z'inganda, telefoni n'ibindi bikoresho byose bikoresha amashanyarazi, mudasobwa n'ibijyana nabyo, kugera ku myenda n'ibindi bikoresho bya sport. Ku rubuga ndiyo.com niryo soko rikubereye muri iki kinyejana. Ku cyumweru gishize tariki 22 muri uku kwezi hari rokete zarasiwe mu majyepfo ya Libani mu birindiro n'ubundi byari byarangije gusenyeshwa ibitero by'indege za Israheli, bihindurwa gihamya noneho ko Hezbollah aho byitwa ko yagiye shenga ibirindiro byayo. Igice cyabyo kimwe gusa ari cyo kibasha kugaragara hejuru, naho hasi mu butaka akaba ariho barundi intwaro zabo zikomeye, bikanashimangirwa nanone muri video baheruka gushyira ahagaragara ubwabo berekana abarwanyi babo banyuze ibimodokari birasa za rokete mu mihanda yo munsi y'ubutaka. Ni mu gihe Israheli nayo itangaza ko yasenyeye ibirindiro n'ububiko bw'ibisasu byabo ahantu habarirwa mu 1500 mu majyepfo ya Libani, bigasobanura ko muri ibyo bitero byose babashije gusandaza byinshi muri ibyo bisasu biremereye bya Hezbollah. Ariko ntabwo ari byo, aba barwanye hafi byose ahubwo ngo babyemuriye munsi y'ubutaka, naho indege za Israheli zo zararashe basenya inyubako hejuru gusa, aho muri ayo matongo ubwayo akaba ariho n'ubundi Hezbollah yongera kubirasira. Ubwihisho n'ububiko munsi y'ubutaka aba barwanyi ba Hezbollah bamaze igihe kinini nabo bakora kuva mu 2006 nabwo bwaraguwe cyane, bacamo n'imihanda y'ibirometero byinshi, ahandi bahahindura neza nk'imijyi yihariye, aho munsi y'ubutaka akaba ariho bamwe muri bo bibereye igihe kinini. Byemezwa ko abanya-Iran n'abanya-Korea ya ruguru ubwabo bagize uruhare mu gufasha Hezbollah gukora ayo mayira n'ububiko bw'ibitwaro byabo munsi y'ubutaka. Ibyo byose babigeraho nyuma y'intambara yo mu 2006. Nkuko abatari bake mu bayobozi bakuru ba Hamas bahigwa bukware na Israheli ngo bicwe, nabo yababuriye irengero ako kanya bakimanuka munsi y'ubutaka, barimo n'umuyobozi mukuru wayo Yahya Sinwar. Ni nacyo kibazo n'ubundi Israheli igomba kugira muri Libani no kurushaho, kuko ngo kuhasuka ibisasu biremereye cyane by'indege nabyo bidahagije n'ubundi. Aba barwanye barabikwepera munsi y'ubutaka nabo ari naho berekeje, kandi byinshi muri ibyo bisasu byabo birimo na za misile ziraswa mu ntera ndende, binagoranye cyane ku buryo burindi kirere bubasha kuzitangira zitarasekuzwa aho ziraswa. Nyamara kandi binatandukanye nanone no muri Gaza. Muri Libani bikomeye kurushaho, n'amayira nkayo yakoranywe n'ubuhanga n'ikoranabuhanga rihanitse ku buryo menshi yacukuwe mu rutare akorwa n'amamashine mu myubakire ihambaye cyane. Bizagora rero cyane rwose Israheli kuhinjira ngo babashe kuhaturumbura aba barwanye basenya n'ibyo bitwaro byabo nk'uko babigambiriye. Igice cy'igisubizo Israheli bishakishamo ngo bashobora ahubwo noneho koherezayo n'umubare munini cyane w'ingabo zabo zirwanira ku butaka, bagatangiza indi ntambara byeruye bitakiriye ibitero by'indege gusa. N'abasirikare babo noneho ku bwinshi bamaze kugezwa ku mupaka na Libani, barabarirwa mu 8,000. We are not looking for wars. We are looking to take down the threats, and there will not be a 7th of October threat in the northern border. It have to be a safe. Ntabwo tugambiriye rwose gushoza intambara, ariko ntabwo twakwemera nanone ko hakongera kwisubiramo ibyabaye muri iki gihugu tariki 7 z'ukwa 10 mu mwaka ushize, noneho ngo bihere mu majyaruguru aho Hezbollah yarunze bya misile na za drone nyinshi cyane bakoresha igihe cyose batugabaho ibitero. Bagomba kwigizwa kure cyane yacu rero, kandi ibyo tugomba kubigeraho byihuse cyane, nta kindi gihe tugisigaranye cyo kubikora kitari iki. Kuwa kabiri ushize nibwo ubuyobozi bukuru bwa gisirikare muri Israheli batangaje ko nyuma yo kugenzura neza ibikenewe cyane muri iki gihe mu gice cyabo cy'amajyaruguru ahegereye Libani, ngo basanga bagomba kuhohereza izindi brigade ebyiri z'abasirikare babo bafite inshingano zo kuhasenya ibirindiro byose bya Hezbollah bihakikije ku ruhande rwa Libani. Ubwinshi bw'aba basirikare ba Israheli ku mipaka y'ibihugu byombi burabonwamo na benshi, ko mu gihe aba barwanyi ba Hezbollah nabo bakomeje kurasa ibisasu biremereye hirya no hino muri Israheli. Ubwo biza gusaba ko ingabo z'iki gihugu cya Israheli nazo zifatiye mbere zikambuka umupaka bajya kurwanira muri Libani, mu gihe bitero by'indege bakora bigaragara ko ntacyo bishobora guhindura cyagiraho gihurizwa no gushegesha Hezbollah cyangwa kuyica intege.
iFix Technology Limited. Turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika. Mac computer, iPhone cyangwa iPad ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi. Waduhamagara kandi kuri 0788442127. iFix Technology Limited. We are Apple devices experts. Waba wifuza sale nziza yo gukorera mu bukwe, inama cyangwa ibindi birori bitandukanye? Gana Inzozi Park. Ese waba wifuza ahantu wasohokera ukishimana n'abawe? Muri Inzozi Park Bar Restaurant tubakirana ubwuzu. Muri Inzozi Park kandi tubafite n'izindi serivisi zitandukanye nka decoration, sonorisation, kandi tunategurira amafunguro abahakoreye ubukwe, inama ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Tunatanga serivisi ya food catering ahariho hose. Izo serivisi zose tuzibaha ku biciro byiza utasanga ahandi. Inzozi Park dukorera Gahanga kuri kaburimbo hafi ya Station Merez. Inzozi Park. Duhamagare cyangwa utwohereze WhatsApp kuri 0783361932. Nari narivurije ahantu henshi cyane ariko byari byaranze. Nyuma kubw'amahirwe nza kugana ivuriro Everlife. Bampaye imiti ndakira neza, ubu nta kibazo mfite. Nari ndwaye prostate n'ibindi. Mwabyiyumviye ni ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo ku mashyirahamwe rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga kuri Everlife, icyizere cy'ubuzima.